umuntu waparitse imodoka ya Range Rover RAB 447 ayikure mu nzira ya venti abangamiye tugeshyiramo akazi Kamwe ko dushimira umuryango wa Kamari kubwitajye kubavuye muri Canada ukaza mu rwego umwana wabo Cedric dije twagiye kirabagaza dije mukwemagaza kiga cyatubanangiza abantu bano cyohuha abantu muri kwihagarika ku rukuta rw'inzu turabihanangije biri kubangamira umunyanari dije twagiye dije ibi ntabwo nongera kubisubiramo nyamuneka abantu bacyohuha tuwarete niza abantu bavuye i Kigali gusa abandi mujye mu ishyamba ryo kwa Karangara bije twagiye amashyi menshi kuri byose banyamuneka turi hano rero nk'aba ESP company nziza niba uzi ko baguhaye serivisi nziza hano wicaye mubareza amashyi nyamuneka niba ukeneye ibirori ahantu hawe heza ibirori ibyo ari byo byose birthday shower birthday y'umwana wawe graduations turi hano ku bwawe ikindi nanone dufite n'abahanzi turazana bakagutaramira murakoze cyane Cedric and Ben. Thank you so much.